oya amasengesho atuma dutungura ibihe ntabwo ibihe bidutungura mureke mbabwira kandi amasengesho niyo nzira yonyine igeraho Imana ituye. Ibizima byirirwa biraramya ariko ntabwo bireba Imana mu maso, ariko amasengesho ngo aratumbagira akakomanga urugi akagera ku Mana Data. Niyo mpamvu ntawe usenga kina, niyo ukandagiye usenga wirinda guhonyora. Gusenga nibwo buzima. Amasengesho ni umutungo wimukanwa. Amasengesho ni umutungo wimukanwa. Amasengesho mu bana abantu batakwemera. Amasengesho agatuma abantu bakwemera. Amasengesho uyasenga utarabyara, abantu bagwanga ubwo se ubundi azabyara. Wasenga ukabyara impanga. Amasengesho atuma twishima hejuru y'abanzi. Amasengesho atuma dukome. Hari aho ubutunzi budakora, hari aho igifaransa gikama, ariko wasenze turayisenga ikumva, turayisenga ikumva. Murekeraho. Uwitwa Hana aherutse gukoresha iyi ntwaro. Muti byari byagenze gute? Yagiraga mukeba we witwaga Penina, kandi Penina birasobanura ngo ihwa. Ntabwo wari ubizi, birasobanura ariko rata irambwiye ngo hahirwa umuntu itoranye yarangiza ikamwiyegereza. Mbonye amavuta adasanzwe. Imana irambwiye ngo iguhaye imbaraga ziruta izo wari ufite. Cresson pèse. Ko mbonye uri guhinga imishike. Imishike murayizi? Naringize ngo mvuze ikinyaruhengeri. Ubu ndi kugerageza kubwiriza mu Kigali. Hajya turataha sangahe. Noneho ariko narimba kumbuye kandi ndabakunda. Noneho rata mbonye uri guhinga umushike. Mbona marayika gwereje kino gisuka iwacu turacita ngo ni majagu. Kimeze nka guca. Noneho mbona arabiguhereje ari bitatu. Ugahinga n'inyuma naho ukahahinga. Imana irambwira ngo ubu nibwo yakora, ntabwo yigeze akora. Ubu nibwo yakora kuko ngiye kumukoresha ibiruta ibyo yigeze akora. Muraho. Noneho rata, muraho ariko. Muraho. Ana rero akagira irihwa. Aravuga tumva rero irihwa kugira ngo nshobore kurinesha ritagaciro. Hari intwaro yitwa gusenga. Haleluya. Ahita yambara udukweto tuvuga ngo abazi Imana yabo. Akubitamwe agatambara kuvuga ngo ntawe usenga kina. Aragenda ngo agere mu rusengero. Uru rusengero ngo ni rwa rundi Salomo yari yarubatse. Salomo yari umuhanga. Salomo ngo yari yarashizemo inkingi ibiri. Mvuze ikinyaruhengeri di. Nandi ko muvuga? Yari yarashizemo inkingi izi. Imwe ngo yitwaga Yakini, indi yitwaga Bowazi.
Ana rero ageze mw'uru rusengero ngo ahita yegamira kuri Bowazi. Bowazi birasobanura ngo muri we harimo imbaraga. Yitegereza ngo Yakini yasengaga ngo yegamiye Bowazi, akareba Yakini. Yakini birasobanura ngo izabikora. Haleluya. Noneho ngo asenga bucece, ahura n'umutambyi witwaga Eri. Eri ngo yaratangiye guhuma, yari yarashaje. Uzi ko hari abasaza bakanakomeza bakanabwiriza barashaje, noneho azana n'ibitotsi byinshi n'iminsi mibi. Ati niko muko uzageza hehe isindwe ryawe? Anati kwa jina na Yesu. Urebye nk'umuntu kuko niko iminsi kubwiye, ariko ngewe negamiye kuri muri we harimo imbaraga. Nahanze amaso Yakini. Eri ngo ahita amubwira ngo genda, Imana ya Isiraheli iguha icyo wayisabye. Amasengesho atera Imana gukora no mu gihe kitari ico gukora. Uzi ko mutanyumvise di? Kankavuge mukandike. Amasengesho atera Imana gukora no mu gihe kitari ico gukora. Ariko ndashimira Imana ifata ico tuzabaco ikacorosa, Satani agakabakaba akakibura. Ndashimira Imana ifata ico tuzabaco ikacorosa, Satani agakabakaba akakibura. Tera haleluya. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Iyo wasenza ikindi gihe ntabwo wisobanura, ahubwo yaragusobanura. Umwami ati nshingiye kuri ibi bitangaza, abakugambaniye abana n'abagore babo mbare kabiri mu rwobo. Iyo wasenza ikindi gihe urwobo bacukuye nibo barujyamo. Dusenga ikindi gihe. Amen. Ni intwaro itugeza ku ntsinzi. Muvuge ngo amen. Amen. Banjanye muri sale dope, baranzenguruka, arambwira ngo madam nta mwana urimo. Ndamubwira nti dogite, Imana yavuganye nanjye. Batangiye kubaga kuko bari banteye ikinyacu igice kimwe cy'igihande kimwe. Arambwira ati madam, ati ihangane nta mwana urimo. Ndi oya, umwana arimo kandi ni umukobwa. Abarabaza ati oya mba nambwiye ndi umwana arimo. Atari muni. Abarabaza ati madam, ati nguyu umwana ndi nagakobwa. Abakuyemo umwana, ya nyamaswa barayishaka barayibura. Namaze muri koma amasaha 7. Inyamaswa bayishatse bayibuze. Muri koma naboneyemo ibintu byinshi nzagaruka kubabwira. Amasengesho y'ikindi gihe no muri koma muba muri kumwe. Marayika yashize igitonyanga mu kanwa, arambwira ngo ayo wasenze hegoti tigro akurengeye aho abaganga badashoboye. Nkangutse nasanze abaganga bari kurira. Muganga wankurikiranye ati madam tikarame, ati maze kumenya ko uri umunyamasengesho. Ati rero inyamaswa yatunaniye, namaze kumenya ko uri umunyamasengesho, ngaho senga tuyibone. Ndamubwira nti dogite winsengesha narasenze. Ayikindi gihe akoraho tudashoboye gukora. Igihe utagishoboye gusenga, ayikindi gihe azabikora. Ayikindi gihe. Tugiye kuganira ku mumaro w'amasengesho y'ikindi gihe. Abantu mwaje gusenga, Imana ibaha umugisha. Amasengesho ni intwaro ikora aho izindi zananiwe. Amasengesho yinjira adatangiriwe cyangwa se adakumiwe. Amasengesho akora ibyananiranye. Amasengesho adushoboza gusuzugura ibimaze igihe bidusuzugura. Amasengesho atuma
bakiranukiraho ibyaha biri. Umva icyiza cy'amasengesho. Amasengesho atuma tumenya ibizaba kandi bitari bya. Abantu ntabwo banyumvise di. Amasengesho atuma tumenya ibizaba kandi bitari bya. Niba hari ikintu gihangayikishije isi n'ejo, haba utunze haba udatunze, haba uwo bemera bagakomera amashi, haba utagira umukomera amashi, niba hari ikintu gihangayikisha umuntu wese ugihumeka n'ejo. Ariko niba hari insinzi abasenga dufite, tumenye ejo kandi tutari twahagera. Mukomere Imana yacu amashi. Muririmbyi aherutse kuririmba ngo iki? Aherutse kuririmba ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga. Nashaka batavuze mu Cyongereza uzi gusenga. Ndafashirwa no kuri kw'Imana ngo ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa. Twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka ibice 4:13. Havuze ngo iki? Haravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose haramureka mutega ikindi gihe. Uyu nindi ni Yesu. Byari byagenze gute? Inama mu ijuru yarateranye. Iyi Mana yari iyobowe n'Imana Data. Icyari ku murongo w'ibyigwa kwari ugucungura umuntu. Ya mu bamarayika bareba igitabo bati n'amahwa arimo. Bamarayika bati reka da, ntawaje gucungura umuntu. Ibizima biti kwambara urubindo nabyo birimo. Bizima biti bayi. Abakuru 24 bati no ku musaraba se birimo. Bakuru bati reka ngo Yohana yarari mwiyerekwa. Abonye habuze n'umwe. Yohana ararira ngo igihe ari kurira yumvijwe. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Riramubwira ngo wirira Yohana we, intare dopiske topes yo mu muryango wa Yuda. Igihe acumbijwe ngo yabonye Yesu ateye intambwe imwe, atera iya kabiri, atera iya gatatu, ngo asingira igitabo cyari mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Haleluya! Ngo barakibumbuye. Ryajwi ribwira Yohana ngo intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi aranesheje. Ako kanya Yesu atsindira isoko ryo kurengera abera. Abo turi kumwe mu mukomera amashi. Wamwongera amashi. Mwongera amashi yakoze ibyananiye ibizima. Yakoze ibyananiye abakuru. Umva icyo nkundira uyu mugabo witwa Yesu. Ngo hari ibintu bibiri by'ingenzi yasize. Icambere ngo yasize ubwiza. Arabwiyambura. Yareba Damascene, tubwiza ntabwo buruta Damascene. Yareba Nyirapasika, tubwiza ntabwo buruta Nyirapasika. Ngo ubwiza arabwiyambura. Kabiri ngo yiyambura n'icubahiro. Niba hari ikintu gihenze n'icubahiro, ariko Yesu akubonye abona urusha agaciro icubahiro. Ngo aremera aragisiga, abwira se ati nge ndagiye. Abwira se ngo ndagiye. Aramanuka yemera guca bugufi,
uyu mugabo ni umuhanga, uyu mugabo ni intwari, kubera ko yari azi ko aje gukora ibyananiye ibizima, kubera ko yari azi ko aje gukora ibyananiye abakuru, kubera ko yari azi ko aje gukora ibyananiye abamarayika. aravuga ngo nta yindi ntwaro izatuma nshobora gukora. Haleluya, haleluya. Ibyananiye abamarayika, intwaro nziza yitwa gusenga. Hanyuma Yesu ajya mu butayu gusenga. Amasengesho atuma Haizen ugira imbaraga zo kunesherezaho abandi banesherejwe. Amasengesho atuma usuzugura ibimaze igihe bisuzugura abandi. Amasengesho ni intwaro twifashisha tugasuzugura Satani. Ajya gusenga iminsi 40 n'amajoro 40, atarya atanywa. Bibiri ivuze iki? Arasonza. Nawe yarashonje. Muti kubera iki? Nyemerera unyumve. Yesu yari afite ubwene gihugu butatu. Yagiraga ubwo mu ijuru, akagira n'ubwo mu isi, ndetse n'ubw'ikuzimu. Muranyumvise? Kangasubiremo aka kantu murakagura. Nuvuga ngo Yesu, haleluya, raho neza, raho ewe Imana igushigikire. Taizino tagloge taizine tiles hygromenize. Mbonyi wari uhagaze ku kibuga cy'indege, umuyaga uraza ushaka kugupfuka amaso, nkabona wayobewe aho winjira, urwana n'umuyaga. Ariko ngiye kumva numva hejuru y'umuyaga hari ijwi rituje, riravuze ngo umuyaga si ikibazo, igikuru nicyo nge namuvuzeho. Ako kanya umuyaga wacecetse, ngiye kubona mbona umenya aho urinjira. Imana irambwira ngo hari ibyawe Satani aherutse kuburizamo, ariko Imana izanye ibiruta ibyo Satani yaburije. Muracafashwa? Haleluya. So ecleo domtes. Narimba bwengo yagiraga ubwene gihugu butatu, ubwo mu ijuru, ubwo mu isi, ndetse n'ubw'ikuzimu. Noneho rero yarasonzaga nkatwe. Ubwo rero yabaga yambaye ubwo mu isi, agasonza nka ba NYIRAPASIKA, agasonza nka ba mushumba. Ariko icyo yarushaga ba NYIRAPASIKA, yari afite ubwene gihugu bw'ijuru. Ubw'isi bwagiraga intege nke, agahita yirukira mu bwo mu ijuru. Muvuge ngo haleluya. Noneho arasonza ngo Satani amenya ko Yesu yashonje di. Uwo mwicaranye mumbwire ngo uzigiteye ubwoba Satani ari gutinya icyo uzabaco. Ariko ndashimira Imana ifata icyo tuzabaco ikacorosa, Satani agakabakaba akakibura. Ndashimira Imana ifata icyo tuzabaco ikacorosa, Satani agakabakaba akakibura. Tera haleluya. Satani ni umurwanyi ariko ntabwo ari umunesha. Ashoboye kurwana ariko kunesha gufitwe n'ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Tehasino pe Eliode Tyros hazi kurwana ariko ntabwo ari umunesha. Iyo twiringiye murusha amaboko, ukwiye guha agaciro imbaraga z'iyo twiringiye. Muvuge ngo amen. Satani araza di, araza hahura na Yesu, hambwa turashonje. Satani ndu bikubwiye? Satani ati ndi kubibona. Turi kureba kubibone ko niringi afite ibitaboneka.
Satana tumva rero reka kwihagararaho, fatira ibuye. Niba uri umwana w'Imana, urumva urujambo yabanjije, kandi niba hari ikintu Imana ikunda na Yesu ni icubahiro. Niyo umuntu ashatse kuciha, Imana ubwayo irihagurukira, izi kucishakira. Watubwirije neza, iyi Imana iyo umuntu yihaye kuyisuzugura agashaka kwiyambika icubahiro, ubwayo izi kucishakira. Nubwo abantu batakiha, ishoboye kucishakira. Satana ati nibura umwana w'Imana, bwirira ibuye rihinduka umutsima. Yesu yitegereza Satani, ariko Yesu mureke muvugeho. Arebye ibuye, yibutsa abo yaje gucungura, asanga dufite agaciro kuruta ibuye. Atekereje ku mutsima, asanga umutsima warangira, ariko itorero rizahoraho. Ndafashijwe we! Aravuga ngo umutsima ni umutsima, ariko itorero rizahoraho. Batagira ababyeyi mbahereye umubyeyi, abatagira abagabo nzababaha, ngo abone itorero niryo rifite agaciro kuruta umutsima. Abwira Satani ngo ceceka, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo. Taizompe mutunge hano ibiganza. Imana irambwiye ngo uzagira iherezo ryiza, izagucura nk'uko abakiranutsi bataha. Humura ntuzagarukira mu nzira. Imana iguha imbaraga zo kunesha ibyaha n'ibisa nabyo. Kandi umurimo nubwo ukorera hano, umurimo urakomeje. Mbonye utwana tumeze nk'utumetisi. Uwawahaye ijambo Mana, uwawahaye ijambo Mana we ararigira. Uwawahaye ijambo Mana, uwawahaye ijambo Mana, umubyeyi wahaye ijambo Mana, uwawahaye ijambo Mana, uwawahaye ijambo Mana we ararigira. Uwawahaye ijambo Mana, komera Imana amashi. Dijari oya tera haleluya nta kibazo. Ongera uyitere nta kibazo. Aho Satani yavugiye ngo uzasebera, ni Imana ije kugusebezurira. Mbonye uri kunyagirwa n'imvura nyinshi, abantu bakwiteze barigwa ngo aranyura he, ngo ko yatose, ngo aranyura he. Ngiye kubona mbona marayika araje gufasha ukuboko akunyuza mu bantu, ntibamenya ko watambutse. Ugeze hakurya mbonye wambaye indi myambaro, batungurwa no kukubona mu buzima batari biteze. Imana icanganyikishije abanzi bawe, bagiye gutungurwa n'ubuzima batari biteze kuzabamo. Saa 3 zirageze. Saa 3 ntabwo zizagera. Noneho
rwa satani ngo ntirwacika intege. Uzi ko urunesha mu gitondo nimugoroba rukanagaruka. Niyo mpamvu ay'ikindi gihe akenewe. Ay'ikindi gihe arakenewe. Ay'ikindi gihe cya gihe wararwanyuranesha. Nibyo koko wararwanyuranesha, ariko uracari mu isi. Hakeneye ay'ikindi gihe. Atunga umuntu ari muri koma, atunga umuntu bavuze ngo birarangiye, atunga umuntu bavuze ngo ibye bitejejwe cyamunara. Ay'ikindi gihe arakenewe. Umuntu wese uzakomera nuwibitse hay'ikindi gihe. Abavuga butumwa bazarama nabibitse hay'ikindi gihe. Ntabwo wahora uraranguza utari kurangura. Siko mutanyumvise. Ukwiye kuririmba ariko ukabika iz'ikindi gihe zizagufasha kunesha ku munsi mubi, zizatuma ugira agaciro. Bari bazi ngo birarangiye. Topiskeve ay'ikindi gihe arakenewe. Ntabwo waranguza utarangura, iduka ryahomba. Sopikre de cause. Ay'ikindi gihe ni umutungo wimukanwa. Ay'ikindi gihe atuma dukomerera mu itorero abandi bakarisohokamo. Ay'ikindi gihe atuma tubwiririzaho abandi bananiwe. Ay'ikindi gihe aturindira ubuhamya. Ay'ikindi gihe aturindira ubuhamya. Ay'ikindi gihe atuma igukorera ubukwe baravuze ngo ntabwo. Etaizometaglo. Munyemerere mwumva ubu buhanuzi. Mbonye marayika ari kwambika abantu inkweto zifite amenyo munsi. Nabonaga imbere yacu hari ubunyereri. Ubunyereri. Kandi nkabona hakurya haguye benshi. Kabona hari abagwanya Bibiliya, abagwanya sekopikres, amakitari, amapendo. Kabona bari mu mworera hasi. Hanyuma ubwo bunyereri mbonye marayika twambitse inkweto. Arambwira ngo ibiteza abagenzi byo birahari, ariko Imana ibahaye imbaraga zo kubinyuramo ntibigire ico bibatwara. Uve hano wafashe icemezo ubwira Imana ngo Mana, ay'ikindi gihe arakenewe. Ay'ikindi gihe, haleluya. Ay'ikindi gihe yarinze Daniyeli mu rwobo, bamugambaniye. Iyo usomye Bibiliya ivuze iki? Iravuga ngo bashatse ahantu na hamwe bamutegera barahabura, ngo bamutegera ku Mana ye. Daniyeli nawe ngo si ugusenga, akingura amadirisha ngo ku munsi akaja asenga gatatu, ari guhunika y'ikindi gihe. Gira imyenda mikari kubika y'ikindi gihe. Ay'ikindi gihe atuma dutungiraho abandi batatunze. Ay'ikindi gihe atuma unywa amata baravuze ngo uzanywa ibivuzo. Ay'ikindi gihe aygroze nas atworosa turyamye. Mari Jose zigatambuka yaje gukatira mu kanwa. Ay'ikindi gihe ati stop, uwo yasenze. Ay'ikindi gihe hatuma abana bacu biga. Warasenze urabyara, ukwiye gusenga n'ubyaye akabyara. Hagresonel warasenze ugera aho ngaho ugeze, ukeneye kugera n'ahandi. Nta kindi kizaha kugeza, n'ay'ikindi gihe. Daniyeli bigeraho babwira umwami bati nturi kureba amadirisha. Umwami ati none bigende gute? Bati warasinye. Umwami ati mbikoreye ko nasinye, ariko Daniyeli ndamukunda. Iyo usenga n'abanzi baragukunda. Iyo usenga urira mu biganza by'abanzi bawe. Iyo usenga
urira mu biganza by'abagome. Do piske fa amasengesho ahindura uburozi. Do bene sanse vitamine. Amasengesho atuma uburozi buba vitamine. Barandoze nkwita umwana wanjye wa kane w'umukobwa, barandoga mu nda nkwita umwana habamo n'inyamaswa. Abaganga bakambwira bati ntabwo bishoboka, ukwiye kubagwa. Naje gusenga, abasenga haleluya. Imana ikambwira ngo uzabyara umwana w'umukobwa. Dogiteri wankurikiranye arambwira ati madame ntabwo bishoboka. Naje gusenga, Imana ikambwira ngo birashoboka. Dogiteri ati niba wanze ko tukubaga ku meza 7 ntukagaruke hano. Ngiye gusenga nagiraga amaboko y'umuhanuzi kazi. Abagiye mu mwuka ati sasu wa santi vraiment donc ndibaza. Shuka. Ati Imana irambwiye ngo uzabagwe ku meza 9. Nanje ntamina muganga yavuze 7. Aravuga tumva uko Imana ivuze. Iravuze ngo irashaka kwemeza uwo muganga ni nawe uzakubyaza. Kandi muganga ari yambwiye ngo nzashaka abandi. Igihe cyo kubyara kigeze amezi 9 ageze, pageze nsanga dogiteri atangiye konjera atashe. Duhuye ati madame yandi iracakuriho. Ntinose uri kubona ntakifite. Ati ntabwo wapfuye, ndi nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ati nje nditaherera ati ndareba barakubaga ati nakazi kawe. Igateye intambwe numvijwe. Abumbishijwe haleluya. Amen. Rirambwira ngo ntabwo agiye ndamugarura. Mu mwanya nagiye kubona mbona je ari kwiruka ati madame ati ndabyibutse hano hari abaganga b'inzobere. Reka nguhuze nabo nge nigendere bagusigarane. Imana irambwira ngo rata ninje umugaruye. Turagiye amaze kubwira abaganga b'inzobere ababwira ikibazo mfite. Bavugana nawe mu Congereza nanje nteze amatwi guca ariko nta kantu na kamwe ndi kumva. Ariko ubu nsigaye ndumva Icongereza nkanavugaho gake. Kavuga nti I love you. Bamaze kuvugana nawe abarambye ati madame ibyo bavuze urabyumvise? Nti numvishe modoke. Ariko nawe uje uri hagararaho. Ati rero ati baravuze ngo kuko ari nge wagukurikiranye kaba nzi ikibazo cyawe ninje ugiye kukubaga. Banjanye muri sale dope baranzenguruka arambwira ngo madame nta mwana urimo. Ndamubwira nti dogiteri Imana yavuganye nanjye. Batangiye kubaga kuko bari banteye ikinyacu igice cy'igihande kimwe. Arambwira ati madame ati ihangane nta mwana urimo. Ndi oya umwana arimo kandi ni umukobwa. Abarabaza ati oya mba nambwiye ndi umwana arimo. Atari muni abarabaza ati madame ati nguyu umwana ndi nagakobwa. Abakuyemo umwana ya nyamaswa barayishaka barayibura. Namaze muri koma amasaha 7. Inyamaswa bayishatse bayibuze. Muri koma naboneyemo ibintu byinshi nzagaruka kubabwira. Amasengesho y'ikindi gihe no muri koma muba muri kumwe. Marayika yashize igitonyanga mu kanwa arambwira ngo ayo wasenze hegoti tigro akurengeye aho abaganga badashoboye. Nkangutse nasanze abaganga bari kurira. Muganga wankurikiranye ati madame tikarame ati maze kumenya ko uri umunyamasengesho. Ati rero inyamaswa yatunaniye namaze kumenya ko uri umunyamasengesho ngaho senga tuyibone. Ndamubwira nti dogite winsengesha narasenze. Ayikindi gihe akoraho tudashoboye gukora. Igihe utagishoboye gusenga ayikindi gihe azabikora. Ayikindi gihe mu mwanya barwanye niyo nyamaswa bayikuramo. Dogiteri arambwira ngo uhereye umunsi nanjye mbaye umurokore. Umwana wanjye ubu afite imyaka 8. Ni nawo mukobwa mfite yitwa Ingiriye neza Teta Fiona. Uzukunda ari umuhanuzi? Ni umuhanuzi da. Iyo ugeze mu rugo arakureberaga. Ugeze mu rugo aravuga ati wi
nta kindi giteye ubwoba Satani ari gutinya icyo tuzabaco. Ayikindi gihe rero atuma icyo tuzabaco kirindwa. Haleluya. Ayikindi gihe atuma icyo tuzabaco kirindwa. Yewe mwanyemera tugasengara. Noneho rata kamvuge kuri Daniyeli. Noneho baramufasha baramushoreye ariko yasenze ayikindi agenda ari kuririmba ati kera bakwiringiraga. Ahita aririmba ati by'Imana ikora biradutangaza. Habwa ati ni kukiturizwa n'ibyago biriho. Ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandari byo mu gihe gito. Barakorewe ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandari byo mu gihe gito. Ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandari byo mu gihe gito. Ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandari byo mu gihe gito. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twese. Uri manikira nukamuri byose ku buntu ni namutugira. Uri manikira nukamuri byose ku buntu ni namutugira. Kandi ngukweriya yajyanywe n'ingoga nanjye uko nikonza. Ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Agera mu rwobo ayikindi gihe. Haleluya. Marayika ngo yari yayamanukanye. Ayikindi gihe Imana irayabika. Imana izi kubika. Konte y'Imana nta bisambo biyigeraho. Marayika ngo amanukana ayikindi gihe. Arangije yagesheje mu rwobo. Abwira intarata nayo umukiranutsi yasenze. Tereziti yarasenze. Marayika tugomubujijwe kurya uwasenze abadasengejo baraza. Intare ziti turabyumvishe bose amina. Intare ya mbere iti uvatishe Monique ngewe ndahinduka matera amina. Iya kabiri iti 1 2 shingiye ko yasenze ndabakuvurori amina. Ya gatatu iti ndamupenda sana ndahinduka matera. Shingira mabuye Mana kandagireho kuko muru y'inzira uzuyisayo komeza fatu kuboko mu bihe byose bwo gushimwa nawe. Daniyeli bamusunitse ari kuririmba ngo kera bakwiringiraga. Ahita aririmba ngo nge ndi umukristo. Ageze mu rwobo basanga intare imwe yabaye matera. Abona iya kabiri hisi mworose. Ayikindi gihe Imana irayabika. Amen. Ayikindi gihe Imana irayarinda. Iyakurokoye cagiye iravuze ngo nubundi izongera ikurokore. Iyakurindiye muri yampanuka senga ikindi gihe izongera ikurokore yindi. Yakurinze ugiye kubyara senga ikindi gihe nubundi uzongera ubyare. Mureke mbabwira akantu gakomeye buri wese akandike. Nta rwego umuntu ageraho ku buryo atakenera Imana. Reka nkubwire nta rwego umuntu ageraho ku buryo atakenera Imana. Kugira ngo ugeraho Imana ishaka senga y'ikindi gihe. Kugira ngo utungure abanzi bawe senga y'ikindi gihe. Daniyeli yageze mu rwobo
ego man intare ya mbere ati Daniel ati pereza ryamusinzireho ntabwo uri ibiryo byacu. Daniel ati n'ubundi yaravuze ngo izatanga ingabo nyinshi zifite twebwe tubeho, amena. Daniel ahita aririmba ngo kuko umwami Imana azantabara, nico gituma ntamwara, nico gituma mu maso hanjye hakomera nk'urutare. Niba hari igihe Daniel yasinziye ni mu rwobo. Kubera iki? Yari yibitse hayi ikindi urwobo uzarugeramo, ariko ikindi gihe azakorosa. Bazaroga ariko ikindi gihe azabukurutsa cyane. Bazavuga ngo urugo nta ruriho, ariko ikindi gihe azarwubaka. Muvuge ngo amen. Amen. Daniel arara mu rwobo kare ngo umwami yari yaraye ku ijoro yabuze ibitotsi. Iyo wasenza ikindi gihe abami babura ibitotsi. Usiko mutanyumvise di babura ibitotsi. Ngo azinduka kare n'abagambane Daniel ati muze tuje kureba, ngo bagere ku rwobo. Ngo avuga ijwi ryiza aravuga ngo Daniel umugabo ukundwa, iyo wasenze ikindi gihe uhindurirwa amazina. Iyo wasenze ikindi gihe amazina masharizana. Iyo wasenze ikindi gihe ukomerera aho bari bazi kutazakomerera. Iyo wasenze ikindi gihe ubaho kandi ukongera ukabaho. Amen. Abasenza ikindi gihe na hirya y'ubu buzima tuzongera tubeho. Mukomere Imana amashi. Yaravuze ngo Imana ukorera yabashe kugukiza amenyo y'intare. Daniel yitaba nifiyeri. Ngeze ahantu haryoshe. Naringize ngo abantu bose bankurikiye, abantu bose turi kumwe mu iteraniro, dukiranuke tugere ku rwego Imana idutangira ubuhamya. Muranyumvise? Dukiranuke tugere ku rwego Imana yacu idutangira ubuhamya. Daniel yitaba nifiye aravuga ngo nabonetse mu maso y'Imana ntacyo. Haleluya, haleluya. Kandi nawe ntacyo nagukore ngo umwami anezererwa Daniel. Iyo wasenza ikindi gihe aragenda akica imigambi, akica imigambi. Hagati ngwino Daniel asohokana indirimbo nshasha ivuga ngo ribanga kubakijijwe aribanga kuribo, nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Ahingutse babona ari muri iyi ritime. Bati Daniel amanono ni mazima ati, amaboko ni mazima ati, nukubera Imana. Bati niko n'umusatsi ni muzima. Daniel ati uzi kurinda Mana we, mu bihe bibi, mu rwobo rw'intare kandi bikomeye. Dijarihe shiramwe ingoma, shiramwe ingoma. Uzikurinda Mana we, mu bihe bibi n'umubabaro, nta tantine, nta shangazi, nta mashuri, nta mafaranga. Mukoma amashi. uzikurinda Mana we. Ewe umwami yabaje Daniel ati niko aba bakugambane bigende bite? Iyo wasenza ikindi gihe ntabwo wisobanura, ayikindi gihe aragusobanura. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Iyo wasenza ikindi gihe ntabwo wisobanura, ahubwo yaragusobanura. Umwami ati nshingiye kuri ibi bitangaza abakugambaniye, abana n'abagore babo mbareka biri mu rwobo. Iyo wasenza ikindi gihe urwobo bacukuye nibo barujyamo. Dusenga ikindi gihe. Amen. Ni intwaro
itugeza ku ntsinzi. Muvuge ngo amen. Amen. Intare ngo zabacagaguriye mu kirere. Ubuzima bwose budasenga ntiburama. Ubuzima bwose budasenga ntiburama. Ubuzima burama n'ubwuzuye amasengesho. Ndi kubyara umwana wa kabiri, umuntu arambwira ati niko mama bara, ndikarama ati wongeye. Ndiki ati wongeye kubyara nti. Ati suzabagaburira Yesaya, ati ni mu Baheburayo ni mu byakozwe n'intumwa. Ndangije kuko nari narasenza ikindi gihe. Mba mfunguye Bibiliya nsoma muri Yesaya ibice 48 umurongo wa 11 havuze ngo iki? Haravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye. Muvuge ngo amen. Ubuzima bwose busenga burarama. Uzakomezwa no gusenga. Uzagera aho batazi ko uzagera kubera gusenga. Uzasuzugura ibyaha kubera gusenga. Imana izirukana Delila kubera gusenga. Urugo rwawe ruzakomera. Uri kubona ruri kumanegeka, ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo nusenga rurakomera. 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 Twese twubakiwe no gusenga. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Ngewe ndi gukora ubukwe, umuntu aranyitegereje abwiye marene, ngewe ngo ntabwo tumushingiye ahubwo turamushinguye. Reba umugore mwiza nkanje we. Oye nawe birebe Kwezi. ariko nari naribitse hayikindi gihe. Nari naribitse hayikindi gihe. Yabonaga nyirapasika w'ico gihe. Ntabwo twabarenganya. Batuzi kuri housing. Imana yahishe ico tuzabaco. Yego. Hallelujah. Hallelujah. Abavuze bababarire. Barebye housing. Ico uzabaca Imana yaragihishe. Muvuge ngo amen. Ewe. Abagambaniye Daniyeli, intare ngo zabacagaguriye mu kirere kandi Daniyeli yarayemo. Uzakomezwa no gusenga, uzubaka rukomere, uzakomera mw'iri torero, tuzajya mu ijuru kubera gusenga. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Noneho rata rwa Satani ntirwacika intege ngo ruramuzamura, rumwereka ubutunzi bw'isi akanya gato. Ramubwira ruti nturi kureba ari ama etage? Yesu ati ndi kuyareba. Zira kadasiteri uri kuzireba? Yesu ati ndi kuzireba. Upfukamye ukandamye zose naziguha. Noneho umwami w'abami Yesu amenya ko Satani ntacyo yigeze agabana. Ngiye kuvuga akantu karyoshe. Muzi impamvu Satani asenya ingo? Ntabwo yigeze agira urugo. None wagize ngo Satani hari uwamwise hano? Ntawe mwise hani. Wagize ngo hari uwamwise ngo shu, ngo sheri. Reka da, iyo uvuze sheri biramubabaza kuko we ntiyagize amahirwe. Impamba twangira abana ntabwo yigeze abyara. Nose wagize ngo yigeze yitwa papa Byemveni. Ntabwo yiswe papi irabishoboye, ariko Imana yacu ni umubyeyi, ni data wa twese. N'abatari babyariraje baheku ba iyahaye Ana, iyahaye Sara, iraje baheku bya. Yesu abwira Satani ati ceceka, ntabyo wagabanye bikisi. Uzapfa utagize sheri. Nta uzakubwira ngo joteme. Yesu amubwira ngo haranditswe ngo uzapfukamira Imana anariyukorera. Satani ngo ntiyacika intege. Dufite indirimbo ivuga ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye tudafite umwami Yesu, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu. Satani ngo aramuzamura amujyana i Yerusalemu.
hamubwira tumva ngo amutereka hejuru, havuga ati noneho usimbutse yategeka. Niko byanditse, haranditse ngo yategeka abamarayika bakakuramira. Yesu ati kandi umunyagwa ntabwo azicanzanye ari kumenyera. Yesu ati reka mubwize ukuri, havuga ati ceceka Satani, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Twasomye ngo arangije ibyo amugerageresha byose aramureka mutega ikindi gihe. Niryari ni ku musaraba, cage ku musaraba. Ariko Yesu kubera ko yasenze, kwa Pilato yaratsinze, yanga kutwihakana, kwa Kayifa yanga kutwihakana, yanga kutwihakana, mbere y'abafarisayo yanga kutwihakana, yambara urubindo yanga kutwihakana, baramusuzugura yanga kutwihakana, gisambo kimwe kiramushinyagurira yanga kutwihakana. Ubwo waba utinze kugaruka cyangwa se ugarutse vuba, ntituza kuvaho, oya tuzigumanira. Ntabwo tuza kuvaho, oya tuzigumanira. Haba muri ubu buzima no mu buri, abatabizi bo baravuga bakaruha, kuvaho tukajya hehe, bari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Igihe kiragera Yesu aratanga. Nababwiye ko yari afite ubwene gihugu butatu, ahita akoresha ubw'ikuzimu. Muvuge ngo amen, muvuge ngo amen. Ayikindi gihe yayamanukanye ikuzimu, ahita afata Satani aramwereza, aramubwira ati mpereza imfunguzo. Aramuboha, amugira ate nubwo arwana bujya araboshe, yigutera ubwoba araboshe, arwana aboshe. Hari uwamunesheje amwaka imfunguzo. Haleluya, haleluya. Akingurira abera. Uwo mwanya abera tubona insinzi. Mumukomera amashi, mumukomera amashi, mumwongera impundu. Iyo sura ufite nuko yanesheje. Kuba warize batabishaka nuko yanesheje. Wakuze uri imfubyi ariko urakura kubera ko yanesheje. Aho bagutegeye siho bakuboneye kubera umwami w'abami yanesheje. Ibyo bakuvuzeho byataye agaciro, ibyagize agaciro nibyo yakuvuzeho we wanesheje. Haguruka dusenge. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Akagasura nukubera yanesheje. Uzagera kure kubera gusenga y'ikindi gihe. Uzasuzugura isi kubera gusenga y'ikindi gihe. Ndafashijwe nukuri, ndabakunda, nzagaruka. Ngo mwasengeye ngo abapasiteri ngo abaki, mugiye gusengera n'abandi. Mbonye abantu benshi, uru rusengero ruba ruto, ruba ruto. Hari korari igiye kumenyekana ubwayo nayo ibyara irindi torero.
mbonye hano handitse ngo gisubizo topiske lagre. Imana irambwira ngo buri wese niba igisubizo cy'ibibazo yari afite. Mbega gisubizo Imana irambwiye ngo Elena Gross ihema ry'ibonaniro Ela idarapo ryo gutsinda inkingi abasenga begamiraho Imana ibishize aha. Haleluya. Reka kwiheba ahubwo senga ikindi gihe. Bwira Satani ngo maze kumenya ko nta bubasha ufite. Ayikindi gihe azatuma dusuzugura Satani. Tuzarinda ubuhamya. Mureke mvuga kakajambo buri wese akandike. Kurinda insinzi biruta gutsinda. Muranyumvise? Kurinda insinzi biruta gutsinda. Cyagihe wararwanyuranesha ukwiye kurinda insinzi. Mureke tubwire Imana ngo dushoboze kurinda insinzi. Zamura amaboko yawe dusenge. Go on test. Long and go. Mana yo kwizerwa. Imana ishoboye byose. Wowe uri hejuru ya byose. Turagushimiye ko waduhinduye ubwoko. Watanze umwana wawe Yesu. Asiga ubwiza, asiga icubahiro, aremera araza. Mana ishimwe, arababazwa, amara iminsi 40 mu gashamba ka Getsema naho yarasenze, yabize ibyuya ku musaraba kugira ngo twitwe abangaba turibo. Warakoze. Twebwe abatari ubwoko ako kanya tubwoko. Twebwe bari inyuma y'amasezerano twigizwa hafi. High glory edazine topiski leno anglego pifo desiline on taigleson. Turagushimiye Yesu kuko wemeye gusiga ibyiza ugasiga icubahiro, wemeye kwikorera umusaraba. Turakwibutse igorogota, turakwibutse mu gashamba, turakwibutse kwa Kayafa, turakwibutse kwa Herode, turakwibutse kubw'ibyo twese duciye bugufi. Aglomenance tugusabye imbaraga. Cyage watuneshereje birangiye, n'ubundi ukomeze utuneshereze. Twararwanye turatsinda tuza mu nzu yawe, ariko ibiturwanya byari bigikomeje. Tugusabye imbaraga z'ikindi gihe. Turashaka guhamiriza abandi bananiwe, turashaka gususugura Satani, turashaka gukorera Imana Satani akiyahura. Twese dufashe icyemezo cyo gukorera Imana ishoboye, waduhereye agaciro aho twari twamburiwe agaciro, wadukomereje aho twari ducitse intege, waduhaye igontaye, waduhaye izina risha. Twese tugukomeye mu mashi. Tugushimiye ko wakomeje kudufasha kunesha, n'ubundi ukomeze kudufasha kunesha. Dushoboze gusenga ikindi gihe kagondetaye. Twe ntitwabyishoboza ariko wewe urashoboye. Twakira imbaraga z'ikindi gihe tugukomera mu mashi, tukuvugiriza impundu mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Uva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Hari n'imirimo nuva uretse iyo kuvuga ngo Yesu